Yesu ashimwe cyane bene data, nongeye gushima Imana ku bwanyu, mbaha ikaze kuri Big Evangelical Network, mwe tugiye kubana kuri uyu mwanya tuganira amagambo y'Imana, muri kumwe na KUBWIMANA Emmanuel. Tugiye kuganira ku ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye. Reka tubanze dushime Imana kandi tubisabe kugira ngo izibane natwe mu mwanya tugiye kuganira ku magambo yayo. Mana ikomeye, turagushimiye, turi imbere yawe Mana. Ngiye kuganira na bene data bakurikira ubutumwa bwiza buca kuri Big Evangelical Network. Umwuka wera abane nabo kandi abasobanurire, twese wiga n'uwigishwa twese tungukire hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Uwiteka ashimwe cyane bene data, dushimye Imana kubw'uyu mwanya duhaye. Imana ishyize ku mutima wanjye kubabwira ijambo rivuga ngo ntutinye. Haleluya. Uwiteka ari kubwira ngo ntutinye. Turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyanditswe na Mose, gutegeka kwa kabiri ibice 31 ku murongo wa 8. Haravuga ngo Uwiteka ubwe azakujya imbere, azabana nawe, ntazagusiga na hato, ntazaguhana, ntutinye kandi ntukuke umutima. Amen. Uwiteka ashimwe cyane. Uwiteka ari kubwira ngo ari kumwe nawe, ntazakureka, ntazagusiga kandi ntazaguhana, nukuka umutima ibihe byose, kuko Uwiteka Imana ari kumwe nawe. Uwiteka yabanye n'Abisirayeli kuva mu gihugu cya Egiputa, agendana na Moses. Noneho umunsi umwe Mose bari kuva muri Egiputa bari kujya i Kanani, bageze mu butayu bari bakutse imitima, bari kwikanga kubw'amahanga yari abari imbere, ariko Uwiteka avugira mu kanwa kwa Mose ngo ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko ndi kumwe nawe. Haleluya. Uwiteka nari kubwira ngo ntukuke umutima, kuko Imana iri kumwe nawe. Uwiteka ngiye kubwira Yesaya igice cya mbere ku murongo, reka dusome Yesaya nanone igice cya mbere ku murongo wa mbere, tuze ku Yesaya igice cya mbere turasoma umurongo wa 5 n'uwa 6. Umve ukuntu Imana iri kubwira abantu bayo. Ku murongo wa 6 avuga ngo nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Komera ushikame, kuko uzatuma aba bantu bazungura igihugu narahiriye ba sogokuruza babo. Icyakora ukomere ushikame cyane, kuko ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse. Amen. Ku murongo wa 9 avuga ngo mbese ibyo bigutegetse ni uko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Haleluya. Uwiteka ashimwe cyane mwene data. Turashimye Imana cyane kuko iri kuduhumuriza abantu bayimenye. Iri kutubwira ngo dukomere kandi twe gukuka umutima, kuko ari Imana iri kumwe natwe. Byashoboka yuko uba mu buzima bubuze ibyiringiro, uri mu buzima butishimye, uri mu buzima ufite ibintu bitagenda, ariko Uwiteka Imana ivuga ngo komera kandi ushikame, nukuka umutima, kuko Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Byashoboka ibyo byose, ariko Uwiteka Imana iri kumwe nawe. Ijambo ry'Imana tubwira ngo amakuba n'ibyago by'umukiranutsi ni byinshi, ariko Uwiteka Imana imukiza muri byose. Brethren, Uwiteka Imana wakoreye izarinda icyubahiro cyayo ku buzima bwawe. Ntabwo izemera yuko useba. No, ntabwo Imana yakemera ko umuntu wayaseba. Ishobora gusa nk'aho igiye guseba, ariko kugira ngo igaragaze icyubahiro cyayo ikahita ibihindura byose. Komera ushikame mwene data, we gukuka umutima, ubone ngo hari ibitagenda mu buzima bwawe ngo biguhabure. Anyway, bishobora kuba bihari, kandi koko mu buzima ntabwo ibitagenda bijya bibura na rimwe, kuko bijya bibaho ko umuntu agira ibintu byinshi bitagenda mu buzima bwe, ariko icyo Uwiteka Imana yagambiriye ku buzima bwawe ni ukuri no kugikora izagikora, kuko Imana si umuntu ngo ibeshye, kandi ntijya yivuguruza ku cyo yavuze no ku cyo yasezeranyije umuntu wayo. Turasoma nanone ijambo ry'Imana riri muri Yesaya 26 ku murongo wa 3. Twumve ukuntu ijambo ry'Imana rivuga. Haravuga ngo ugushikamijeho umutima, uzamurinda amahoro masa, kuko akwiringiye. Ngo mujye mwiringira Uwiteka Jehova iminsi yose, kuko ari we rutare. Brethren, nagiye nkubwire mwene data, ushobora kuba ufite ibintu byinshi bitagera mu buzima bwawe, kandi koko n'ibijya bibura mu gihe umuntu agihumeka,
ariko we kurangazwa nabyo ngo wibagirwe uwiteka Imana, cyangwa ngo bigukure umutima bikuvane mu byizerwa. Komera ushikame, Imana yaguhamagaye niyo kwizerwa, kandi Imana iri kumwe nawe. Nukomere kandi ushikame, ibitagenda byose Imana irabizi kandi Imana izagutabara. Ndashaka kubwira muri make ibintu bituma abantu bamwe bacogora muri rugendo. N'ibigeragezo by'uburyo butandukanye, ariko ibyo bigeragezo bikuafekta iyo ubuze ibyiringiro by'ejo. Mu minsi yashize mu byigisho twaganiriye twabonye imbaraga ziva mu gushima Imana. Mu bigeragezo n'ibitagenda muri uyu mwanya, we ubirenze amaso, ahubwo uhanga amaso ibigenda, wereke Satani ibyagenze neza mu buzima bwawe, we guhara uhanze amaso ibitagenda, kuko Imana hari byinshi yagukoreye. Satani mu bugome bwe arabikwibagiza kugira ngo wihebe, ariko we kwiheba, we gukuka umutima, Imana yaguhamagaye, Imana muri kumwe kandi muzagendana. Reka nsoreze mu byanditswe byera dusanga mu Migani, ijambo ryabwiye ko ari ijambo ry'umwaka. Mu cyigisho nakoze dutangira umwaka nabwiye ko tuzagendera kw'iri jambo ku bantu bazaryizeramo. Uwiteka Imana yababwiye ijambo, Imana yamaye ndi gusenga mu minsi yashize turi gusoza umwaka. Ijambo riri mu Migani ibice 29 ku murongo wa 30 na 31. Reka twumve ukuntu havuga 21 ndetse ibice 21 umurongo wa 30 kugeza ku murongo wa 31. Haravuga ngo nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Ifarashi irindirijwe umunsi w'urugamba, ariko kunesha kuva ku Uwiteka. Amen. Brethren, nagira umbwire mwene data, nta mugambi, nta bwenge, nta n'inama n'imwe bishobora kuzavuguruza bityo Uwiteka Imana yavuze ku buzima bwawe. Uri mu mugambi w'Imana kandi uri muri agenda y'Imana. Imana igiye gupangira kandi Imana ikwigaho. Rero kwiheba no kwiganyira ntacyo byungura, ahubwo icyungura ni ukwizera no gushikamiza umutima yo ku Mana. Nzaba ubuhamya mbereke yuko ibyiringiro bitagomba kuba ku muntu uwo ari we wese, haba mu muryango. Ntuzashyire ibyiringiro ku munyamuryango ukomeye cyangwa undi, haba inshuti cyangwa n'abandi bantu bose. No, ibyiringiro birekere ku Mana. Haleluya. Nabonye bikora, nabonye Imana ikora cyane. Akagezi kamwe kaziba cyangwa gahagarara, Imana ifukura kandi iyo uyihanze amaso kandi ukiri mu mwanya mwiza, ibyiringiro byariho biri. Ntuzigere ukurwa mu Mana n'ibitagenda mu buzima bwawe, brethren, ahubwo shikama uvuga ati nubwo uyu munsi bitagenda, ejo bizagenda neza. Ndabizi neza kandi Uwiteka Imana izakugira neza, izakujya imbere. Ugushikamijeho umutima, Uwiteka uzamurinda. Niko Imana ikukubwira. Mbese ushikamije umutima yo ku Mana, fear not, don't fear. We gutinya, kuko ibitinyisha birahari, ariko umwami ubihagaririye byose kandi ushoboye ibyo byose bisa nkaho biteye ubwoba, Uwiteka Imana irahari. Imana ibamugisha cyane. Mwakoze kwa na Big Evangelical Network. Ndashoje kuri uyu mwanya, icyigisho ngisoreje hano. Turi kumwe mu iki cyumweru cyose, tuzatubana buri munsi guhera kwa mbere kugeza ku cyumweru kindi. Turi kumwe, turi gushyiraho gahunda ya evening fellowship, evening worship. Kwa gatandatu muzamubona igitaramo hano kuri Big Evangelical Network. Turi gutaramira Imana, turi guhimbaza Imana, turi gukora n'ibindi bikorwa byose bitandukanye byo guteza imbere ubwami bw'Imana. Turi kumwe rero kuri Big Evangelical Network. Mukomeze mudusengere kandi mudushyikire mu buryo bwo gusangiza abantu benshi ubutumwa bwiza, kandi mwe kongera kwiheba ukundi. Uwiteka muzima arahari. Reka dushime Imana. Uwiteka Mana ikomeye, ndagushimiye ku bwa Big Evangelical Network. Ushimwe habwe icyubahiro ku bwa Mwenedata badukurikira, kandi tubwiye ngo twe gutinya. Mana, reka duhanga amaso n'ibyiringiro byacu kuri wowe, kandi ukomeze ubyuzuza, utugirire ibambe, tugire neza, mu izina rya Yesu. Amen. Uwiteka bo mugisha. Thank you so much. Mwari muri kumwe nanjye KUBWIMANA Emmanuel. Ejo muzaba muri kumwe n'undi n'abandi. Ivuga ubutumwa kuri Big Evangelical Network. Twarikomeje kandi subu ndetse n'ahandi hose. Mwabana natwe n'ahandi hose kuri social media zitandukanye, haba TikTok, Instagram, Facebook, Twitter,
YouTube ho murabibona, na Telegram na WhatsApp, hose mwatwandikira kuri 079 122 mwakoze cyane. But fear not, Jesus is alive. Yesu ni muzima. Mwakoze, Imana y'umugisha, muzakomeza kubana natwe. Amen.